Agahinda S1 Gute? Gute byagenze bite? Rukanga ugenda. Gusa Imana ishimye kugarutsa amahoro. Gute byagenze bite? Gute simbwira uko byagenze? Nta kintu cyo kukubwira mfite. Gute? Gute byagenze bite babyo mbwiza ukuri byagenze bite? Sokuri buskagenda. Ihangane nta kintu kibi ndi bukubwira ariko mbabura mbwira ukuntu byagenze. Ko ntabwo ari wowe wakora bino bintu ndi kureba. Ntabwo ari wowe wakora bino bintu uzi n'amasezerano dufitanye. Muturabizi yuko ibintu byose mwambikora ku bwawe. Ku bwanjye nawe. Mbabara basi urakoze kuje kundeba ariko nta kintu ufite cyo kuvugana nawe pe. Nta kintu n'iki gihari cyo kuvugana nawe. Mute kukureba nicyo kintu cyonyine kinyongereye ibibazo. Mbara umbwira ukuntu byagenze. Nzi n'iki cyatumye ubikora. Byibuze iyo umbwira ukanyandikira cyangwa ukareba ubundi buryo umenyesha. Urabizi yuko ibibazo byose naciyemo. Nabiciyemo ku bwawe nawe. Nabiciyemo kubera wowe. Basi ngagenda ntacyo kandi ubaribyo. Nta kindi gisigaye ubwo cyo kuvugana nawe. Imana ishimwe ko uvuye ku rugamba ntabwo byoroshye. Ubwo rero nimba usoje wagenda. Nta kindi cyo kuvuga gihari. Nzi nta kintu kimwe ushaka kunsobanurira. Nakubwiye ko nta kintu cyo kuvuga gihari. Mutende umuntu udafite icyo uvuze kuri wowe ku buryo nta busobanuro na bucyo ngomba. Ruganga utayiwanya. Ikindi kandi ntuzagaruke hano ntacyo kuvugana gihari. Icy'ingenzi ni ukuri muzima. Ibindi byose nyine ibyo ubona nta kintu cyo kurenzaho gihari. Siko tuwakifata ukambwira ariko ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubizi neza icyo ndi cyo kuri wowe. Ubizi neza icyo mvuze kuri wowe. Mutesi. Mute. Ko wabyibushye? Yesu we, nurisi ko bavuze ngo abasirikare ntago babyibuha. Wewe uragiye ujye kwirira gusa ntago wakoze ikosi. Nabikoze abasirikare se. Yesu mwami. Ugera n'ahantu uzana inda. Ababyisha. Rugaha amakuru. Ni sawa maho bite byawe. Sha ni byiza.
nanjye narindi kugenda marakubonye kwabaye inzobe aha nose si nyine sinabashwe narakuze nyine amakuru yawe ni meza none se ugiye hehe ari nzamutse neza kutagiye iwanyu amakuru yawe cyane meza turaho mu mudugudu tumeze neza hari amakuru menshi ego mana yanjye amakuru ameze ate ego do Diane yarashatse yarishingiye suzi ko yakundaga Karasira yaragiye ajya kumwihambira hari ninjoro aramucyura Mutesi nawe yabaye Bikira Mariya w'umudugudu Mutesi atwite inda ntituzi nyirayo avuga ko ngo yaryamye abyuka yasamye uzi ibintu biri muri quartier cyangwa araje isha mutera inda uvuye ku rugamba urongera usubirayo mamakuru none se Mutesi atwite inda y'umuntu utazwi se waranamuzi sizwa ndi inshuti magara ariko ibaze kambwira ngo yararyamye asanga aratwite akanambwa nshaka rugamba yaraje arasesera mu miyenzi y'iwanyu agutera inda asubirayo ngize kuri rata maho ntabwo ngize n'amahirwe ndakubona se muze mbona wagacuma kari imbere yawe utari gusomaho biti ndasumaga cane mwa kurasumaga burya nuko utabonaho kagera ndari ngicupa karaga wumve mwa uzi ko yo kose kakirimo garuzuye ngiye maze kwirenza tungahe ndanywesha gakandu gafite umutwe nk'ugwikaramu ngwigikombe se bana nyweshaga igikombe none se mfite ubwanwa none se ngewe si ubwo nje ni bwinshi kandi we nawo burabaga umweru nako atarazamo umweru nyine ariko mwana ndaza kugenda ntacyo nkubwiye hajya ngo uzaheka ndugira ute uzaheka ndugira ute ndugira ute nyine ndumwishurume uzaheka ndumwisha uzaheka ndawumwisha gurume wenda kumva icyo nenda kuvuga mwa uzaheka nange muvuga imigani myinshi ubu uri umwana se ngaho nawe nyumvira ndukuze nyumvira ngo uzaheka ngo ndumu ikinyarwanda ndawumwisha gurume ntabwo ikinyarwanda cyanjye mba nyumva hari ibyo mba numva neza pe mvuga ikihe mvuga ikihe so wavuga ikindi kihe nyine ko ari gucyo nyine uvuga Mutesi yatwise ate yatewe inda nande umva amacenga y'urukundo neza ninjye uri kubibaza ahubwo we kari we mwakundanaga Mutesi n'inshuti yanjye akambwa ngo yabyutse asanga aratwite ninde wamuteye inda mabareka nkubwize ukuri kandi urabizi ko ntajya mbeshya cyangwa ngo ntebye mu bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari njye wateye inda Mutesi ahubwo nk'umuntu w'inshuti ye magara mbabarira mbwira ninde wateye Mutesi ariko uzi ko bajya bavuga ngo iyo bigeze kuri biriya bintu nta nshuti magari ihari ni wowe twari tuzi mukundana uragenda ujya ngo ku ikosi nimba ari ku ikosi nimba ari ku rugamba simbizi urangije Mutesi arambwangara nako yandi byambwiye twaje kubona ninda nkuru iranagara ese ubundi waje tukajyayo nk'umukunzi we nanjye nk'inshuti y'amagara ko wenda ari bubitubwiye ninda mvutse wagira ngo irimo abana 10 maho ni vire wamubonye aka kanya tuvugana ubu niho mvuga ubwo muvuye gushaka amazina y'abana nawe uri kumbeshya akora ubwa ko ari umwana mwiza wambwije ukuri ko ngira ibanga n'ubwa mbere nibwo ngewe nkibimenye ntabwo nzi ko Mutesi atwite aratwite rero umwana shimwe ko wabibonye wayibonye ukuntu ingana buri irimo abana bangahe cyose cyo kibazo ahubwo ikibazo ni ndamuteye inda ngo ninda wamuteye inda ubwo nyine ni Bikira Mariya wo mu mudugudu ahubwo turamenya Yosefu arinde wa mugani ko na Bikira Mariya Yosefu yamenyekanye noneho mfasha nk'umuntu w'inshuti ya Mutesi kandi w'inshuti yanjye barumenyere umuntu wateye inda Mutesi ugira ibyo ukinisha arakubwira ngo yararyamye asanga aratwite ako si byo nawe uri kuvuga urumva bishoboka nyine se bibaho mu mashuka se habamo indada cyangwa imbaraga zitera inda cyangwa mwakoze inama muhitamo kuzambeshya mukangira igicucu ndawunyumvaga ndumwisha gurume uzaheka ndumwisha gurume ntacyo mbwira icyo bisobanuye ngo sobise ndakubaza ndawukuze ndakuze nyine ndawushakaga umugore se huriya
none si uzamuzana gushaje nganje nje maze kuyira abuzukuru 4 ngewe nyine amafaranga zo ntago muzenje urabona ntazabagira ku myaka nk'iyawe nanjye nzabagira njuzi naratangiye kubagira ryari ahubwo nyine mbwira watangiye kubagira ufite mbese nk'igihe washatse nk'umugore afite nk'imyaka ingahe mujye muducira ku mayange muze nani maze imyaka 21 hari ibyo ngibyo naba none ufite ingahe ko numva namaze gusaza muze ndabibona ndakagupfusha ufite ingahe 24 24 ntubagubyaye kanemwa Yesu go wowe 20 kwa yashatse ufite 21 ubwo kuri 24 wari umaze kubyara kane dori umwaka ni gice umuhungu umwaka ni gice umukobwa ubwo 20 ningahe 20 buretse 21 24 babiri tugende ngo ubwire n'ibindi nk'ubu nguyu uri kwifata ukambwira ngo yararyamye aratwita ibyo bintu numva bishoboka none se utinya Imana mu myaka twabanye muri uyu mudugudu ngewe ndabeshya ahubwo si banga si cyo niba nako wenda kuri we nagira ibanga ariko se gute ngewe namenya ibintu bya Mutesi simbi kubwire gute namenya simbi kubwire ibintu bya Mutesi nta muntu n'uyu numwe wo muri kano gacubiye ni ukuri kw'Imana na mama we bahora bashwana bahora baguruka n'ijya muraza hanze n'ijya mwimi ibiryo Mutesi yabaye ibamba nawe avuga ko yaryamye agasaba afite inda none abantu bose batakize yuko ari ngewe y'Umutesi oya kubera wari waragiye ahubwo dutekereza ko Imana ikoze igitangaza musaza we nawe atekereza umusaza we subona ari muzima buriya bizubona ari muzima ku buryo ibintu yavuga wabiha agaciro ntago ari muzima ahubwo reka nkubwire tugiyeyo dukora inama turi kumwe arabitubwira ntabwo nje nongera kujya kureba na Mutesi ahubwo mfasha nk'umuntu inshuti yanjye menyera umuntu atenda Mutesi nukuri kw'Imana nzaguhera vugisha ukuri uzanjyana mu gisirikare cyangwa nambunduzanye ngo tujye kumutera ubwoba nataho ya kangende genda ariko mbabare bimenyere sibyo kiramaraho umudugudu muze nawe wari hatari umenye tare woroshye yego iwacu habaga ibiyari ibigori dushiramo n'isogo ndamavuta mpamvu nawe ukomeye ndakome mukuru ndi hanze ko tujana mu gisirikare mwa ndi yampakaniye agambwira ngazangwanirira nakose muze mu gisirikare imyaka yawe urabura kwita ku muryango ngo ushaka kujya mu gisirikare imyaka subuzi baye myinshi ngifite imbaraga nyine imbaraga zifite ariko zifite nizo gukorera umuryango nizo kwita kuba ubu imyaka ugezemo ukeneye kwicara ukaruhuka abo buzukuru bawe bakakwitaho n'abana bawe bakakwitaho naho ukumva nyine ibyo ngibyo uri kumbwira byo kuba warabyaye nyine ukiri mutoya none si uri kubura iki jewe ariko je ndakubwira ndi nazanye umugore mfite imyaka 21 uri kumbwira ko ufite imyaka 24 mu 24 mbyaye abana 2 ega tumubwiye muje sibyo nanjye ndi muri gahunda nyine yo gushaka nyine umukobwa urabona hano mwitaba ubona umukobwa wamukura ariko kakakoma kandi epfo ntaunzi ko kagukunda mwa ndamuziga mahoro ze nuko ndakagupfusha no Demuti karame ariko se yivuna kubwiye gucana kuva ryari ariko ni mu ndebere ni wigicana ma ikibiriti cyari cyanze cyari gitose ibishuguri ibishangara babicana amasangahe ariko Mutesi niwe mbwira zimya n'ibyo ndabyitekera zimya bireke ndabyicanira genda shaka nkubwiye kuzimya
ukuntu byangoye mbi. zimya ndaje mbyicanire ivu ry'intuza ry'amasaka bashyiramo ibiti cyangwa utwike nakubwiye gucana intuza amashara yonyine ujya gushyira mu inkwi n'ibishyimbo se watekaga ugatekerwa mu gitebo byihorere ndabyicanira kacanirwe mu kigunira ariko mute reba hano nahereye ryari iyo nditaraturumbuka ngo ijya ku karubanda ujya kuneza abantu bakuri aka gasozi nabaye iciro ry'umugani nkwinginga mwabaza ngo iyo nda ni iyande warananiye wanze kubivuga rero mutese reka mubwire do kajyaha dore ndeba kajyaha ngewe nyirangare ntabwo uraramo byihorere n'intuze ndagitekera ntabwo uraramo utambwiye nyine icyo gisyamete wa mutubu nta soni nkubwiye ko mute ntarakwicira muri iki gikoni turava ahangaha umbwiye uwaguteye iyo nda kwicara se nibyo nkubwiye nkubwiye ko noneho uyu niwo munsi wanjye wa nyuma nawe utambwiye uwaguteye iyo nda mute ntabwo iyo nda ni iyande ko bava guhumbwira ngo ugiye muri za niba ture ngo wagiye gusenga ibi nibyo wagiye gusenga ngo umbwire ngo bampanuriye ngo ngiye kubona umugabo ngo w'umukire ngo ufite iyi niyo modoka se ibi nibyo baguhanuriye nkubwiye ko mbwira sasa rero uwaguteye iyo nda gira vuba wambese gira vuba ninde waguteye iyo nda ninde cyangwa kubitiye isaku umutwe mute umva ma kwicira muri iki gikoni wenda bamfunge umva nyine mubwire ninde waguteye iyo nda ma ninde waguteye iyo nda ntabwo namuvuga ubwo udashaka kumuvuga rero ubwo udashaka kumuvuga ugiye guhaguruka n'utwangushya twawe twose akira n'ikigunira uza gushyira mu ibyawe byose akira fata ndakubwira ninde waguteye iyo nda wagaterwa amabyibu ninde waguteye iyo nda ninde ko wigiraga umurokore ngo urasenga ukajya urara unshushanya ngo uransengera ngo Imana iravuze ngo tumbwire ibyo umbwira se wakabiwe ntabwo wabivuga rimwe mutanakubyaye uri umukobwa umwe dore ejo bundi wa mukobwa wo hepfo ahangaha mwabyibukiye rimwe imodoka zaravuze ngo pipipipi urambwira waguteye iyo nda abandi babyeyi barabyaye shaho abakobwa babo barimo bavuga ngo pipipipi umva nyine nkubwire ma umva nyine nkubwire ndakuniga njyewe nyirangara kuko nta mpuhwe ngufitiye ikiba cyita ikinyendaro rero urashaka gucanya n'ibindi miryango mbwira wintinzanga yo ntarakenyera se urambwira nyine mbwira bivuze nahita mpfa bivuga upfe baguhambe bivuga vuga uwaguteye iyo nda njye kumutumiza aza kujyana kwa muganga dore wamenetse amaso ibimenyetso byo kubyara byagaragaye urabona utazanye ibimenyetso byo kubyara urabona utashinutse amaso ninde waguteye inda haguruka tugende reka nze nkwereke oya reka amaguruke oya reka amaguruke mama ndavuye amagurutse mama barira mayo ninde waguteye iyo nda ninde urajya he ako si uko kumutera urugendo rwose twagendanye ibintu byose twaciyemo turi kumwe wameze angahe
niyakunaniye kwihangana kugira ngo ntegereze. Kuva mu buto bwacu gusezeranya ko ari we wanjye nawe ukambwira ko ari njye wawe. None iyi niyo nyiturano. Iki ni cyo uhisemo kumpemba. Ko nari wangiriye inama yo kujya mu ngabo. Ko nari wanteye uwo mwete. Ukuntu ikintu cyonyine cyampumurizaga ari wowe. Mute ushenjaguye umutima wanjye. Burakari n'umujinya mfite sinzi naho nabyerekeza.